Ndabasuje njye banyita Kelly, niba ari bwo ugeze kuri iyi channel kora subscribe. Hari abantu bajya bagira ikibazo cya interinete ariko ubu naje kugikemura. Nta kindi wakora usibye ibyo ngiye kukwereka ugakurikiza ibyo nkwereka. Uraza muri Play Store, nurangiza usacinge ijambo, nuko mbona ahangaha amarezo ari kubura, usacinga ijambo TRM. Aka kajambo ubona ka mbere ukimara kwandikamo TRM tano, urangiza usacinge utegereze. Ahangaha ndabikemura neza, abantu mujya mugira ikibazo cya interineti ugasanga ibintu ni danje, ariko naje kubikemura. Ibintu nibiza gukunda uze kuvuga ati byakunze cyangwa ati jobless. Like ino video, ukore subscribe niba ari bwo ugeze kuri ino channel. Ni Narungu TV. Ahangaha turategereza, urabona ko ari TRM tano. Ahangaha turategereza, urabona aka kantu kari hejuru, akangaka gasa ubururu. Nurangiza urabona ko njye nari ngafite ukesitari muri phone yawe. Nurangiza ube watangira kugakoresha, ugafungure, biragenda utya. Ubundi ujye ukora ibintu umuntu yakubwiye, nibwo ibintu bigenda neza. Hari igihe ukora ibintu umuntu atakubwiye bikasanga bibaye nabi. Urahita ukora kuri OK, kore kuri letter, nurangiza ujye hejuru ruka kabora kariho location, ushyiraho aka k'ubururu kuko utu tundi two ntabwo dukora. Kajye hejuru uze hasi bitewe na simukadi dukoresha. Njye ni Airtel. Nurangiza ukore start. Urabona iyo kano kantu kikaraze k'umutuku kakaba icyatsi hejuru muri phone, urabona ko hahise hajyaho akantu k'agafunguzo. Ibi ni byo bigaragaza ko interineti iri gukora. Sorry gato, reka nze mu kanya nkupe wifi urebe uburyo video ziravuga nakubye n'iyi wifi iri hejuru. Impamvu mba nakoresheje wifi ni ukugira ngo njyane namwe, bereke ko ibintu byose bishoboka. Aha turamanura, tubanze dufunge wifi, dufungure data. Rero kugira ngo kari akantu gakoreshe ubanza gufungura data. Impamvu ugiye kari kabanje kwizengurutsa nuko hari hariho wifi. Wowe urafungura data nubwo nta mega zaba ziriho, ugafungura interinete wowe ya phone yawe. Warangiza ukagashaka, turaza tugashake twakesitaye muri phone. Karihera turagashaka ngaka. Niturangiza bwa mbere urabona ko kari kakiri kugenda, tugahagarike twongere dutangire bundi bushya, tukemeza. Noneho nta wifi iriho, reba neza, itegereze, tugafungure. Mwihangane bitewe n'ijwi ni kubera giripe. Nurangiza ukore kuri OK letter. Nurangiza urabona ko simukadi kwa kundi nabyemejemo, ukore start. Urabona ko bidatinze gahita gatangira kwizengurutsa. Nababwiye ko iyo gahindutse icyatsi hejuru akajya agafunguzo, aribwo interinete iba itangiye gukora. Abantu rwose mujye mwihangana mukurikize amabwiriza umuntu aba yabahaye. Njyewe iyi interinete ndayizeye, si ibintu byo kubeshya kandi si ibintu byo guhimba ngo umuntu ngo abone views ngo iki n'iki. Mba naje kubafasha kugira ngo ngire icyo mbafasha. Aha turaza kuri YouTube, dushake video ivuga, tuyikupe, kadushyiremo video. Urabona ko wifi ntayiriho, kagafunguzo ariko ko kariho. Urabona ko video yagiye kuvuga. Ahangaha baba bari kwamamaza gukora kuri aka kantu kanditse skip. Urabona ko video iri kuvuga nta kabuza. Ibi bintu ndabyizeye, kora subscribe. Ndabakunda,
niba ibi bintu utabyizeye, iyi interineti nta gishoro isaba usibye igishoro cyo kuba wabasha kuba ufite utumega dukeya two kudawunilodinga iriya apu, kandi iriya apu ntabwo itwara njiga nyinshi, ni njiga nke cyane. Ibi bintu ndabyizeye rwose, niba wowe utanabyizeye dore nimero yanjye ya watsapu, wanyandikira tukumva ikosa ryabayemo, hari ukuntu uba utakoze ibintu nk'uko nabikubwiye cyangwa se wumvishe nabi, ariko ibi bintu ndabyizeye birakora kandi ndabikwizeza, kandi mbizeza ko ntazabatenguha. Muri videwo zanjye zose nzajya nkora mwanambwira muri komenti indi videwo nazabakorera kugira ngo njye nkomeza kubaha videwo z'ibintu mukeneye. Niba hari ikindi kintu mukeneye mukabinyandikira muri komenti. Ubu niba byakunze andika ijambo jaburesi, niba bitakunze unyandikire kuri watsapu umbaze neza nkusobanurire ukuntu urabikora, kandi nuko Action!